Wambabare. Basi wambabare. Shahegerayo. Basi wambabare. Ubaye Yuda se? Wambabare. Ubaye Yuda? Okay, ntacyo. Oya, kugira ngo ikimenyetso cya Yuda cyuzure neza ngansoma no kwitamo. Jesho wambabare kuko ukareka kumfatanya n'ibibazo mfite. Wambabariye ko. Wambabare. Oya. Wambabare Jesho. Ariko ko nagukundaga. Kera nkigukunda wigeze upfukama. Tujya no kubana ntiwigeze upfukama. Jesho wambabare. Ureba ibibazo uri kumfatanya nawe. Waransize imyaka 7 gashira. Wambabare kugusabye imbabazi. Cyozo uri no gupfukama nta nyasho ufite. Wambabare. Erega kera nari seriye. None se byambaye nge narabyemeye ngusaba n'imbabazi wambabare basi. N'umutinganye. Wambabare Jesho. Ngahaguruka tuvugane. Haguruka tuvugane. Tubivuganeho. Jesho reka nkubwire ibi byose narabyihanganiye uri kumva neza imyaka 7 abagabo barabona reba ibibazo nawe nabyo kubera wowe abagabo barabona umva rero nkubwire urumva amarira y'abagore Jesho reka nkubwire nagore ibintu nkoreye ibintu ngukoreye kandi wumve wa munyamakuru we wumve ngibintu mukoreye mbigukoreye nonaha wowe maraza imyaka ingaho byaranye n'umutinganyi ntago ndiriza ku muhanda ibi byose ni wowe wabiteye nabiteye neza kunsiga mu rugo ukagenda ntaza ahugiye urukumva neza are mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuzwe mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri bihugu bigiye bitandukanye nizere ko mukomeye ndashimira wowe wandika comment mu biganiro byacu kubw'inama ugira abantu ndetse n'ibitekerezo ndetse n'ubundi mugenda bufasha mugenda mufasha bagiye butandukanye mwese turabashimira kandi tubaha n'ikaze uyu munsi ndi kumwe n'umuryango haraciyeho iminsi tutaganira nabo uyu munsi rero twifuje kuganira nabo kugira ngo tubashe kumenya aho byahereye twaraganiriye ariko ntago twamenye uko byarangiye kugira ngo tubashe kumenya ikibazo cyari kiri hagati yabo niba cyarakemutse niba babana bariyunze ni byiza ko niba hari ikibazo kivutse ku muryango ukurikirana kugira ngo umenye niba hari cyagenze neza tunashima Imana niba byarakunze reka hano mbanze mbakire mbaye ikaze tubuhaye ikaze murakoze cyane umeze utese ndaho ndashima Imana nyine iyo umuntu ahumeka ibindi byose kumbona ukonje ntaza kuraje ufite kandi uri kumwe n'umugabo iyo umuntu ari kumwe n'umugabo abashinganye nta cyagukoraho ariko ndabona nta kuraje bimeze bite ubusura urabona nagira kuraje ntago ureba ijisho arimo ndeba arimo arahekenya nakara ku mujisho arimo arahekenya pe Joshua turakwakiriye kuri Keza TV show murakoze cyane nguri kureba nijisho ribi kandi mbona we ari byiza waryoroheje ubundi iyo uri umunyabibazo wo kurebye wese abona yuko ureba nabi umunyabibazo wabaye iki hari ikibazo ufite narutse kugurisha inka ndi kuburana inkoko n'ubundi urubanza ruransinda aho ngaho niba warabikoze rero nawe rero wabaye nka Joriji wagurisha inka uri kuburana inkoko umeze uteze ndaho mu gihe gishize narwaye umutwe njya kwa muganga bampa ibinini ngo nywa bijya mu nda kandi ndwaye umutwe ariko abaganga n'abahanga abaganga n'abahanga ubundi njye nari nzi ko bampa ibinini ndi busige mu mutwe ntago biba uri kwijijisha nawe ibyo uri kuvuga ntabwo ariko mbwira ndabona ibyanzanye oya mbwira ni gute umuganga aguhaye ibinini kandi urwaye umutwe urabinyweye bigiye mu nda ngo bigiye gukiza umutwe gusa turashimira abaganga ariko warakize narakize barabasha hanyuma rero madamu wawe haraciyeho igihe tuganiriye ariko uyu munsi yifuje ko tuganira nanjye mpari kubwo ikibazo n'ubundi agifite kigikomeje urambwiye ati wowe umeze neza ariko wowe wumvise ko avuga ko atameze neza nyine ameze neza wowe na madamu wawe byifashe bite kugeza kuri uyu munsi ko wumva atameze neza kandi ukaba umeze neza yihangane imvura nigwa azamera neza yumye se yarabye n'izuba rimumishije ntabwo namenye kuranga shishe yewe Joshua ndamumenyereye pe ndamumenyereye
ntago nyine nabibonye kare burya iyo wicaranye n'umuntu aho kugira ngo arebe abe yakubaza n'ikintu ahubwo akureba ijisho ntago biba biri bugende neza buramba narangije kubibona. Yego jewe ahantu numva twahera duherukana Joshua avuga ati wabyaranye n'abatinganyi uwo mwana sinashaka nyuma nawe umutinganyi niba waraje kumureka simbizi ndifuza kumenya wa mugani wa Joshua icyo yaguhoraga ni Kayusi bimeze bitagati yawe reka nkubwire byarangiye bite biracyakomeje Kayusi kugira ngo na Joshua amenye ngo arahera hano ntago abyemera ikibazo cyo ntago ajya byemera ko Kayusi twarangizanyije burya kuva yampemukira umva nta nubwo mbashaka kuvuga izina rye pe no mu nzira ntitugihura sinzi inzira nyura nanjye ntazi iyo nyura. Urabyemerara umva wa munyamakuru we rero inkoko yaraye hanze bayabaye inkware. Ushatse kuvuga iki? Nawe nyine uri mukuru. None se ubona baye inkware ntaho tugihura pe ko batakiri kumwe ariko uko biri erega baravuga ngo aho yo nyihoramo ko noneho kuvugira mu migani iki kiganiro kirabamo nihaye Imana nsigaye ndi uwa Yesu yavugiraga mu migani nanjye nsigaye mvugira mu migani kuko ndi gutera ikirenge mu cyo. Ntago wemera ko ntaho nyihurira naho se iyo nza kumenya yuko abagore batesha umutwe nari kwibera nka Yesu nkazava mu isi ntashatse. Ari kubimenya gute utabinyuzemo kubimenya nyine ari uko wabanje kubishaka ariko nukuri pe nyumva kandi ntega amatwi afite icyifuzo sibyo rwose ndagira ngo nkubwire ko Kayusi pe ibyabaye byarabaye nukuri naryamanye nawe pe njyarana nawe ndabyemera ariko ngenda gusaba imbabazi. Ariko wahisemo kujya gushaka ibintu byo kwamamaza ko numva wabishobora. Nabyaranye nawe keke nabishima umutinganyi wambara pampegisi ntago yari umutinganyi ngiye mubona have tuza ngiye namenye ko mwabyaranye ari umutinganyi ataraba umutinganyi ntago mbizi. Genda ugumane n'abatinganyi bawe. None se ari buba ari umutinganyi ukagerana nawe gute? Uraburiwe rero none uravuze ngo Joshua ariko rwose wanteze amatwi ukanyumva niba byarabaye reka nkubaze ubu waho waruri usibye ko ibyo yenda bitagiye kumugaragara renda ngo byare bigaragare reka nkubwire ubiramutse bibaye igihe ntago nakubabarira. Arewe ntago nakubabarira ku buryo ngewe nabaye narifashe urumva nabibwirwa n'ikisi yandi byanjye nibyo byagaragaye kuko byagiye hanze kubera mpemukiye nka mugo. Tuza nanjye byanjye nibigaragara nibwo nzagushaka noneho kizaba bibaye kimwe kuri kimwe ubundi tugire gute tubana. Bishobora kutagaragara ariko banze umubwire abyange yabyumvise mubwire ubayeho ute muri iyi minsi uri mwifuza iki reka nkubwire rwose mbabarira pe mbabarira ubuzima ntabwo ari bwiza. Kayusi yarampemukiye yewe habe no umva kumuzinukwa buryo naramuzinutswe pe kandi unyumva kutamuzinutswe mubyarana nasa nari mbizi ntago nari mbizi ariko ntago nari nzi ko azamemukira ntago nari nzi yuko umuntu ashobora kuba indayashaje urumva ni gute wowe watinyutse kubyarana n'umutinganyi ufite umukobwa wawe w'inkuma byare nawe ubyare ibihembo baguhembe bahembe n'umukobwa wawe asikiwe ariko imbabazi ziki nasa ntago ushaka kunyumva none se umva inyoro zose uri mu nyorira kandi nakubwiye ko ibyabaye byaranarangiye ariko wakanyumvishije ugaca bugufi rwose ukampa imbabazi hanyuma tukongera tukabana hanyuma tukarera abana pe ariko rwose ni ukuvuga ngo uzengurutse Kigali mbere ya Kayusi abo mwahuye nabo simbazi ubyaranye n'umutinganyi none uragarutse nguje kwa Joshua reka nkubwire inzu yahiye nta muntu utayimenaho amazi ubwo nawe rero none ngume nangare n'abana nawe uri aho ngaho ubu se ushaka kumbwira ko uriya mwana nabyaye ari wo watuma aba ikibazo ku buryo tutasubirana. Ikibazo n'umwana ikibazo ni ikeka kare kubwira ko ibyo ngibyo abyicuza nawe cyakora cyo oya mbabarira pe mbabarira kandi agusaba imbabazi nokuri. None se mama ubundi ubahehe wenda nta nubwo mfite aho wenda igihe gishize tutabonana ni kinini ariko ubayeho gute ubundi ubayeho gute muri buno buzima Kayusi urumva mwaratandukanye umugabo nta kintu ari kugufasha ubayeho gute aramfasha se naho kuba ntaho mfite
naho kuba nawe mfite nawe arabizi nubwo yabica ku ruhande ariko ngiye impamvu ntinyutse kuza hano ni ukugira ngo musabe imbabazi pe azime cyangwa se azihorere ariko genda musabe imbabazi kandi mbikuye ngo no kuba ntaho kuba ntawo mfite ubu baye none arahafite ariko kandi arabizi ko nawo mfite nese ntabizi umugore wanze urushako agatandukana n'umugabo none abonye abaye imbobo ngaragarutse unyise imbobo uko yasaga atari ko gisi kubona yarahindutse kwanje kugusaba imbabazi unyise imbobo sha wararwiyambitse ujye kubyarana n'umutinganyi buriya ariko ntabwo yari isi yose yari yamaze umva nkubwire kukubona papa Betty ntabwo yari umutinganyi mbabarira unyumva nanjye nabibonye nyuma naramubuze nibwo nagiye kumushakisha naho umboneraho ariko ntabwo ari umutinganyi ako tutari guhomba papa w'umwana akeneye pampegisi umwana akeneye pampegisi umva izo pampegisi zose urumva byari nyine urumva muri abahombye tu igendere ugenda ubande n'akayusi neza wambabariye ikintu mura mbifuriza ni ukuzahirwa mukagira icyo nihirwa nawe nta n'ahantu mpurira nawe pe byararangiye cyangwa waramwanze burundu nyine nta na gake gasigaye byibura shakire ko umuntu ahengetse ariko ubundi wambabariye ukanyumva kayusi yarampemukiye nawe umpemukire koko ako munyamakuru kuvugisha ukuri bishyire mu mwanya wanjye kurikiza igihe duherukanira sibyo yaza kuba ari umuntu washakaga imbabazi n'ubundi duherukana turi imbere ya kamera sibyo nicyo gihe twaherukanaga aba yaranshatse tutari kuri kamera ibyacu tukabisubiramo urumva none rero kuba ibintu byose ugomba kuntumiza imbere ya kamera ni ukugira ngo wereke abantu yuko uri umugore mwiza wahindutse ariko reka nkubwire akantu gatoya nari bugushake urabizi imyaka wamaze ubu hagezweho abagore bafite inyashi vuga ko yinjiye muri ibyo byose ariko wivuga ngo nabyaranye na kayusi uri kumva urumva yinjiye mu bindi byose ahubwo ikibazo ntabwo ari igihe yari azifite atarajya mu batinganyi abatinganyi bazikuyeho ariko reka nkubaze Josh wambabariye ko waretse kunsebya bigejeje urahombye uhombeje bizinesi kwa Mutangana ahombeje nyashi ziragiye none uragarutse wambabariye ko reka kunsebya gutya ureba nyashi kandi uri umuntu wambabariye ko no umwana ukuze kureba abana batoya kandi ufite reka nkubwire wa munyamakuru ubuse ko nirengagije imyaka wamaze yose gushaka kongera gusubirana n'umugore ubyara n'umwana yabyaye nawe akabyara nzagemurira nde mu bitaro umunsi babyariye rimwe umwana aryamye hariya nawe agazabyara uwundi mugabo utazabyara yaza kuba yarabimenye gahunda ya leta ni ukubyara abana bangahe ariko rero ntega amatwi unyumve abo dushoboye kurera njye nkurikije uko niyumva n'umutungo nari mfite byarashobokaga kubarenga ariko imitungo yagiye ubu ngubu ndumva batatu ari bo nashobora none babiri banjye umwe w'umutinganyi neganya amatwi ariko nkubwire ariko reka nkubaze ko nirengagije imyaka 6-7 yashize waransize ukagenda ntaza aho ugiye urumva harinda wambonanye nkarira abana erega umugabo ntago bimugaragaraho umugabo hari we yiteye yendo arahetse nkuko mpetse nibimenyekana rero tuzwa bizamenyekana nibitamenyekana nzakubabarira noneho uzambara bitamenyekanye ariko ntega amatwi ikibazo mfite ntaho kuba mfite ikibazo kirangose ibibazo bibaye byinshi ngaho ndebera ubu amafaranga yakora iki wanze 5 bya buri munsi uhitamo 500 y'ubufasha shafata amafaranga ubu utangiye kugayaze yarahaje ariko Jeshi wambabariye koko umva ukuntu ari masabye je naje ko musaba imbabazi nirengagije imyaka yantaye nkarira abana genye umva n'umuntu kano kanya n'umuntu udukurikiye kano kanya sibyo ukaba warahisemo gusenya urugo rwawe urumva ukajya mu bandi bagabo baba ari abatinganye cyangwa atari abatinganye urumva ukagenda aho ugiye bikagushobera ukagaruka ku mugabo niba warabonaga ibihumbi 20 bya buri munsi naguhana turi wasajya ushima Imana fata senkisasha nkugirire nte ubu se ayandi kurara hanze nta kintu wahararaga nta na senkisa
none ndakuremeye. oya wiguma kunyishima hejuru ufata amafaranga yawe Josh wambabare basi wambabare shahegerayo egerayo wambabare ubaye Yuda se wambabare ubaye Yuda okay ntacyo oya kugira ngo ikimenyetso cya Yuda cyuzure neza ngansoma no kwitama Josh wambabare kuko ukareka kumfatanya n'ibibazo mfite wambabariye ko wambabare oya wambabare Josh ariko ko nagukundaga kera nkigukunda wigeze upfukama tujya no kubana ntiwigeze upfukama Josh wambabare ureba ibibazo uri kumfatanya nawe waransize imyaka 7 gashira wambabare kugusabye imbabazi cyozo uri no gupfukama nta nyasho ufite wambabare erega kera nari seriye none se kuki utari kubase none si byambaye wongeye narabyemeye ngusaba n'imbabazi wambabare basi n'umutinganye wambabare Josh ngaho haguruka tuvugane haguruka tuvugane tubivuganeho kuri guhabwa imbabazi nawe ni ibindi bibazo Josh reka nkubwire ibi byose narabyihanganiye uri kumva neza imyaka 7 abagabo barabona reba ibibazo nawe nabyo kubera wowe abagabo barabona umva rero nkubwire urumva amarira y'abagore Josh reka nkubwire nagore ibintu nkoreye ibintu ngukoreye kandi wumve wa munyamakuru we wumve ngo ibintu mukoreye mbigukoreye nonaha wowe umaraza imyaka ingaho byaranye n'umutinganyi ntago ndiriza ku muhanda ibi byose ni wowe wabiteye nabiteye neza kunsiga mu rugo ukagenda ntaza aho ugiye uri kumva neza are ubyarane n'umutinganyi sindire rero nkubwire uri kumva wanze kumpa imbabazi napfukamye narize byose byanze kandi byose ni wowe wabiteye ujya kugenda ntiwasezeye wasiganye abantu imyaka 7 urashira iyo utasa kugenda ntago mba narabyaye kutibutse kunshakisha se mbere utarashirirwa nari nzahuri wigeze umpamagara no kuri radio abapfuye ko babarangisha ntaswe nge wari muzima ntago naguhamagaye telefone mujye mumbabarira ntago urumva itangaza ngo turamenyesha umuryango wa runaka ngo ko byagenze nge nari muzima gushaka umuntu muzima bikunanire kandi harimo n'abashaka bafuye bari kukubika ibyo ni ibiki ntega amatwi nkubwire waragiye uhindura nomero naguhamagariye nari nzikanga guca sibyo none uragira ngo nkora iki uhitamo kubyarana n'umutinganyi cyangwa nimero yanjye ntabwo nari nzi ko ari umutinganyi reka nkubwire ibi byose ni wabiteye ubundi reka nkubwire byose ndanabigushinja nimba wumva waje gusaba imbabazi unshinze amakosa wazimpaye ahubwo wansetse duhinga umurenzaho wansetse waciye amazi ngo duhinge iki ariko ubu narambiwe ubundi ndagusaba imbabazi mu bigenze biti nanabivuyemo oya ndisubiye imbere naririwe yazimpaye nanjye nkwishyure mfukame se mama ngo iki wifukama kuko ntago nabigusabye nanjye mfukamye ntiwambabarira ubundi se ko nayo ukagenda simbona uko wagiye umeze ubwo warahindutse ipantaro yajyanye yari nziza reba uko yambaye ubwanwa bwamwe ubundi se wanazimpa bukagenda agenda nshaka kuba umusitari nka Rikirosi wo muri Amerika uramuzi ahubwo wabaye ikintu mbona icyo cyatumye ntabwo nabyarana n'abatinganyi cyangwa se mo kimwe intuze nzaba Rikirosi mba umusitari ngo umusitari Rikirosi wataye urugo ujya kuba imburuburu ujya kuba ikirara none ubwanwa bware oya reka ngo wigeze mbona nabyaranye n'umutinganyi wabona warabyaranye n'abasazi biruka ku musozi nabirwa n'iki yewe ibyange byaragaragaye iyo ubanye ni nko kuri dendo birangira ubaye inko wowe uri iki ubu nawe wasanga usigaho nikinisha wowe uri iki reba imbere wantukiye nta soni nago nakwinginze pampegisi oya pampegisi waguraga pampegisi yawe ukagura niyo umutinganyi urumva imitungo nagusigiye muyiguzamo pampegisi irashize urumva none ngo uragarutse ngo Joshua ngo narakubiswe ngo none ndare mihanda ngo nabaye ntuza ngo mbabarira ibyo se ni none se reka nkubwire reka nkubaza akantu gato ushaka kumbwira ko ari wowe wabaye umugabo wahagurutse imyaka 7 gashira waragiye ni wowe wabaye umugabo nari umugabo none se wagarukanye ikirero sasa imyaka wamaze n'igiki wanazanye basi ngo bimenye ishati nziza ipantaro nziza ubwanwa wiyogoshesheje n'inkweto nziza n'igiki yo warahobagiye nkuko nahobagiye tubabarirane rero basi rero nimba wumva ko nahobagiye warahobagiye nkuko nahobagiye gusubirana n'umuhobagizi sanga umutinganyi utarahobagiye
urumva ahubwo nakugira inama Iyihe itari nama agakecuru singira? urumva igenda winginge Kanyusi niba ari Kanyusi ntago nakongera umva naho twahurira uri kumva neza umva twarwana induru zikavuga umugore twaraho bagiye twese nareke tubabarirane twongere dusubirane turera abana tubabarirane mu buhobagizi warahobagiye nanjye ndahobagiye naho mba naho sha uri kuvuga amagambo asekeje burya koko reka nkubwire ubwo umugore mwiza atangwa n'Imana hanyuma uyu ni inka n'amatungo wabihabwa ako jesho n'ababyeyi reka nkubwire ariko gucurira iki hagati reka nkubaze jesho reka nkubaze iyo umuntu agusabye imbabazi ntuzitange nkapfukama ntuzitange ubu ngiye ko nagusabye imbabazi nk'uwasenkise ngo urebe akantu waba uri kugura wazitoye wenda ngo ubundi ni ukuvuga ngo wa munyamakuru reka nkubwire oya gumana amafaranga yawe niba ubu se umuntu yambaye abikunze ikintu nakubwira cyo Urabikunze? urumva ikintu kikubwira umuntu wahindutse bajya bavuga mu kinyarwanda ngo amaboko azaguha uyabonamo kiramukanye nguheke urumva napfukamye ni biranga ukuvuga ngo yaza kuba ari umugore wahindutse urumva atakirarikiye ibya kera yari gufata zino senkisa twaza kurangiza tuvuye imbere ya kamera akambwira ati ariko wa mugabo we nubwo wampaye senkisa nta kintu zigikora urumva reka nkubwire impamvu senkisa nta kintu oya, zigikora ntega none amatwi. none Impamvu imbere nkwa- y'abantu oya, jyana ndayamuhaye amafaranga, oya, jyana. bakira Jyana senkisa amafaranga ufite yawe. ubwo ni Oya. ukuvuga ngo uracyifite umva nkubwire nzikenyerere. reka nkubwire wa munyamakuru we rero uyu Urabona mugabo ngo ni nzikenyerere indyarya sha. uyu mugabo ni indyarya imwe Ara. none se wa 500 yampaye kubera ko abyishimiye cyangwa ari kunkina ku mubyimba wamuganuye ari kunkina ku mubyimba niba musabye imbabazi akazinyima ngo nabyaranye n'abatinganyi Kugira ngo yemere ko nari- kirumbo ariko nawe ugabanye incyuro niba iyo ubariye umuntu ibaza amagambo yose umbwiriye ahangaha yambabare se basi niba udashaka umwana mubwira uti sinshaka umwana ushaka aho umujyana uze mu rugo basi amenye icyo ari kuzira ariko ubundi mbere na mbere amakuru y'umwana wanjye Beta none se nk'umugabo wamubyaye cyangwa ukaba papa we wakagombye kumenya amakuru y'umwana hano ahagaze. utafite aho urara se nari kumusanga none se niba nafite aho ndara bete ndamuhetse ko mpetse uruhinja murara mfite. n'inganyi ngo iki Umwana wanjye wamurayishanye mu wakagombye ngangi. gukurikirana ukamenya aho betari nyumvire ngo nkumvire munyamakuru uyu mugore wamubabarira uhereye ntazi naho umwana mukuru ari ahubwo ari kuza ndinagiraho mbabarira ahetse umwana w'umutinganyi wakagombye gufata uriya mwana w'umutinganyi ukabanza ukamushyira se ibyo byose ise tukabivugana mukure hehe ise nari naramubuze mubona ari kuri kamera ndamushaka turahura nawe umbona imbere ya kamera uranshaka turahura none mukure ko nta naho twahura sinanakongera no kuvugana na nawe kumushinja se ise ntago amwemera wamubereye Gusa- se umva mubwire wamubereye se ko wabereye se n'imfubyi ko wahita ukayirera wamureze nka ariko jesho ni wowe wankorera ibi koko ubu icyaha kitababarirwa ni iki Munyamakuru reka nkubwire. ni iki hari ikintu ntekereje nonaha umuti umwe wigira inama yo gusa ugiye sibyo? kumbabarira abantu badukurikiye hano aka kanya imbere ya kamera nibatera komenti bakavuga ko nkwiye kubabarira cyangwa ntakwiye kuba None se nanjye niwe ndi kugisha inama bazagutegeka, ndi niwe kugisha inama bazagutegeka. reka mbanze ngisha inama urumva kuko mu kano kanya nshobora gufata icyemezo ugasanga mfashe icyemezo gihubutse reka mbanze ngisha inama Noneho unyumviye inshuti ubusa. n'abavandimwe Unyumviye ubusa. n'abadukurikiranye hano ku mbuga nkoranyambaga nabo batugira inama muri komenti unyumviye ubusa nyuma yabwo Josh unyumviye ubusa ninongera guhura nawe Unyumviye nibwo ubusa. nzaza mbabarira cyangwa se mo kimwe mvuga nti wapi ubu se umfashije iki kuba Umfashije unyumviye iki? ubusa Ubu aka ka- umfashije iki Oya, kuba unyumviye aka ubusa kanya nta n'amarira mbaba- ndise imbere yawe ubu se yuda ko yasomye Nakubwiye yesu ngo ntabwo yarazanye Joshua abaje ni kumujyana umugome. ubu Joshua wasanga ni n'inyuma umugome. hari polisi oya uzi ko nta mugira Joshua ni umugome unababarire uvuga uti uyu ni umugore wanjye twabanye mu nzu twaryamanye mu buriri reka mubabarire byibura reka mubabarire ubu se basi nazi ushyiremo n'imiyaga natumije kugira ngo umbabarire basi yo mbere turuvuga utakira 10,000 ugenda ugura amata y'umwana none se ikibazo mfite uko ugiye gusaba imbabazi niko utaha wizeye ko uzibonye oya nanone imbabazi si itegeko none ko numva bigize fayiti numva bigize intambara imbabazi ni ubushake Josh uzi ko ushobora kuzansaba imbabazi nawe hari icyakoreho nkazikwima
nawe uzabanza ubyigeho ugisha inama urumva nanjye ntegereje kugira ngo menye inama ziva mu bantu urumva bangira inama wowe udukurikiye kano kanya uretse twazanywe n'ibibazo no mu ijambo nicyo kibazo cyawe wowe udukurikiye kano kanya ngira inama ese uyu mugore mubabarire cyangwa se mwihorere ibyo kumbwira ngo ngarara hanze ngagira gute ariko hano twahazanye n'ibibazo mbere yuko umbwira ngo mubabarire cyangwa se umbwira ngo mwihorere uyu mugore twatandukanye ari mu mitungo namusizemo twatandukanye gute ko wansize ukagenda koko nubwo cyaba igiceri cy'ijana cyane kimusizemo waransize uragenda nawe udukurikiye ubashe kumenya aho uri buhere ujya kuvuga ngo Joshua wababarira cyangwa byihorere sibyo ndi mu makosa yenda wasanze narabyaye pe ariko nabo banyumve umuntu arahagurutse nta gusezeye nta telefone ayikuyeho imyaka 7 irashize harya ubwo abo bantu cyangwa ngewe nabanzi icyo utekereza ari igiki nari nzi ko ari hehe uri hewo none nge ntawe nari nagendanye se umubiri narawumusigiye ibyo aho wari uri sinzi ibyahabaye ibyanjye byabaye ibibazo biragaragara yenda nawe ibyo birakihishe reka nge nta mukobwa natera inda kubera iki ntago byara nge umwana mfite ku isi ni Betty gusa wenyine wenyine none se kuva ko ari Betty wenyine muri iyo myaka 7 nari nzi uri hehe warampamagaye basurambira uti nose wewe wigeze umpamagara ngo umbwire ngo business irahombye none reka nyinjizemo abatinganye rata yahinduye telefone ngo abatinganye ko wundi abatinganye n'abana munyamakuru reka nkubwire kano kanya tuvugana umfite ndi umugabo wawe urumva wenda ishyire mu mwanya wanjye umva Jesho tubireke basi tubireke ishyire mu mwanya wanjye ni wewe mugabo nge ndi umugore urumva wowe urahagurutse uragiye uri umugabo ariko urasezera ukavuga uti ngiye gushakisha nubwo udasezeye ariko uri umugabo mu rugo kuba ugiye udasezeye ntibikuyeho kuri iki kuri umugabo noneho nyuma muri cya gihe umugore ntiyaguhamagaye ngo akubwire ngo bimeze gutya situation ni ibibazo yari iriho nimero yawe wari no kurangisha nkarangisha ndese yamaze imyaka 7 yamaze imyaka 7 umva bigaragare telefone ashobora kuba yari ahinduye inomero ye yo nari nzi narihamagaraga bikanga pe ikaba kompote irashira yewe numvaga ko yenda yakuye n'abagize ba nabi bakanamugira nabi nkaberwa irengero kwishombosha n'umutinganye inyuma y'abagize shariko rwose wowe udukurikiranye ariko reka nkubwire Jesho umutinganyi ushaka kuvuga Kayusi yabaye umutinganyi haramaze kumpemukira kugira ngo ntazanamushaka agira icyo amarira urumva kuko ntago nibaza ko bira bintu abigiyemo adafite icyo ashaka kugeraho ubu rero kano kanya ikintu nakubwira cyo ikintu bita imbabazi cyo uyu munsi Jesho reka nkubwire zinyime urumva ibi byose niwe wabiteye nabikubwiye hano narebye no mwikufi nsanga nta mbabazi nta mashu nta njanga nta munyo nta mukwaha urumva cyakora oya nabirambiwe nanjye mbivuye wowe udukurikiranye wakemera gusubira mu rugo rumeze gutya umugore utaguha umwanya ngo uvuge umugore inama abantu bazangira ngiye kugisha inama bazangira niyo nzagenderaho ntago nakuretse ngo uvuge ntago nakuretse oya kuvuze ngo ibintu by'indagara ngo nta mashu nta njanga nta no munyo nta mukwaha byose ni kimwe oya ngendi inyo urukwa nje wanasabye imbabazi byanza arimo aranjura arimo arantuka nibyo byose byose hari nge hari nawe twese turi kimwe ese inyo ninde ukwaha ninde soni ndagusaba imbabazi ukwaha oya genda inyo ninde ukwaha ninde iyo utaza kugenda simba narabyaye we ibi byose ni wabiteye udukurikiranye nawe wumve ngo ntanyo nta nukwaha uyu mugore ibi byose ni wabiteye mubabarire nta ikize Hasoni nyine ari kunshinja ibyaha nawe nuko bisaba kuzanaga igiceri nawe nuko urumva impamvu mbivuze uranshinja ngo nabyaranye n'abatinga kandi nawe nuko warantawe mara imyaka 7 ntazahuri na telefone warayikuyewe ubwo sumbwira ko ari gari nawe dutandukaniye hehe Hasoni ndabivuze kubera aranshinja ibyaha nje kumbabarira inyo n'umutinganyi ukwaha ni Joshua nta mutinganyi nta munyo nta mukwa wasanze umutinganyi urahomba none ugiye mu kwa Joshua nahura
ubwo sora nabishekeje urabona bishekeje njye ntabwo nishimye mbure guseka n'agahinda ko njye kishe ntabwo nishimye agahinda kishe n'agahinda soni Eh. yanshinja ibyaha nacecetse None navuze ngirente. byanze ariko njye nawe ntaho dutandukane nabikubwiye niyo Uzi imyaka mpamvu namaze ndira. nguciriye uwo mugani nta soni ubu ngubu nta ni umugome njyewe naje ariko munyamakuru urabyibuka nza bwa mbere nje wazanye kugushaka wari uzanye ikisi wari unzaniye unshakira uyu mugore Wari unzaniye menya iki se? amakuru ye yuko yabyaranye n'umutinyi tugihura ukuntu yamfashe Nagufashe none nte? uraburiwe urashiriwe urakubiswe Enda- none utangiye kuvuga ngo umutinganyi ngo yari innyo ngo none Josh uri ukwaha Ntabwo. nta munyo nta mukwango nafata ntabyo uri kunshinja ibyaha kandi ni byose niwe wabinteye niyo mpamvu mvuze gutyo nta soni nta Byose niwe mbabazi wabiteye. naguha abagabo batabigiyemo darahona cyakora cyo imana uzafata igiceri cy'ijana uhitemo ku mafaranga nanjye mpitemo ahasigaye urumva tunage nibigwa ku mafaranga nkubabarire nibigwa ahasigaye reka nkubwire urumva ubwo bugome bwawe buzakugeza kuki erega ujya kusiga urumva usibye ibi byose bijya kumbaho wari waranabipanze ninjya kumusaba imbabazi kuko igiceri wari tuzatwara gikoresheje warabipanze tuzanaga iyo inoti ujya guhaguruka mu rugo ukagenda ahubwo wari warapanze imipango wari ugiyemo uri kumva nuko nagize ibyago byandi baca umugani ngo nyiri ibyago imbwa ziramwonera nanjye ubwo imbwa zaranyoneye we niyo mpamvu urumva ariko ujye usubiza ngo imbwa zakone zambara na pampegisi ntabwo imbwa zakone zoroshye imbwa zambara pampegisi ubundi wowe reka nkubaze ubundi upfa warasemwambise wese w'umutinganyi urumva imbere yanjye n'imbwa ubundi nta mutinganyi mu gihugu cy'u Rwanda Joshua wambabariye rwose ngo yari kayusi urakayusa ubusa none unjeho ngo mbabarira ngo mfasha ngo gira gute ngo ndari ingangi ntabwo wari uri mu mitungo ntabwo wari uri mu bintu byuzuye ibiki inzu yawe nubwo bwari ubukoda ariko wari uri muri business kwa Mutangana urabyibuka none se wowe warayisize iyo business ubundi yarashingaga umugabo ahagurutse muri business akagenda wari ugihe we iyo business ni iyihe koko wanyikizaga kugira ngo ubone uko uzaza kuntera hejuru njyewe ni ukuvuga ngo magana abiri sakodesha n'inzu yo kwa Mutangana buriya ntizari nk'umunani hanyuma urangije urazise kugeragenda noneho inyungu ni ukubyarana n'umuntu kunyishima hejuru ntabwo mbikunze nta nubwo mbishaka ngaho ibaze gushora miliyoni 8 urumva warangiza washora miliyoni 8 umuntu akakuzanira inyungu reka nkubaze cyakora cy'inyungu wanzaniye inyungu wanzaniye niyo umwana w'umutinganyi niyo nyungu muri miliyoni 8 we Josho reka nkubaze none suba imyaka maze wajyanye ubusa we ntayo wajyanye we ntayo wajyanye we ntiwayajyanye tumaze imyaka ingahe ayugaruye nayo imyaka 7 irashize 8 si miliyoni 8 we nareka tubare ko miliyoni yari ku gihomba buri mwaka buri iki si hashize imyaka 7 wajyanye ngaho miliyoni wajyanye iki wowe kugira ngo nkubabare yarahagurutse agendera aho ngaho ngo iki miliyoni isigaye iri nkubabare Joshua, reka tubare ko buri mwaka hahombaga miliyoni waretse kuntesha umutwe ntabwo mbizi mu myaka 8 ngo yarahombye zari miliyoni 8 urumva ntabwo miliyoni wiki woye noneho hari izo miliyoni ashije 8 ni wawe wayajyanye nawe udukurikiye uvugisha ukuri mu gihe cyose utandukanye n'umugore wari wubatse urugo ntabwo buri imyaka ikugendaho wajyaga he ubundi wajyaga je nazize imyaka nyine wajyaga he none se reka nawe niyo munyamakuru munyamakuru gerageza uvugisha ukuri urumva umva imyaka yankurikiranye urumva urabizi ko no muri Bibiliya ntago bemera abantu bajyamo n'abahuje igitsina urumva none umuntu wowe urahagurukira umugabo ugiye gushakisha urumva mu rugo rwawe hahise hinjiramo umutinganyi haje umwaka w'ubusambanyi hajemo n'uko umuntu ari umutinganyi umva iyo myaka uyanyirutse nanjye bantega amatwi rero mbabwire iyo myaka 8 irangiye nahise mbyara imyaka 8 ishize ihashize hari n'amezi n'atanu yari bwashire mbyaye kucyumva ko iyo myaka yagukurikiye kandi imyaka 8 yarashize nicaye aho ngaho mutegereje bivuze ko nawe hari aho wihanganye nta soni wowe urashaka kumfata nkaho nasi ubwenge wowe nta soni imyaka 7 yarashize uri kumva irarangira nicaye ngaho ntazi telefoni ntazi yewe ntazi mwaramutse kucyumbwira ngo ni imyaka yagukurikiye imyaka 7 ntiyashize ntago mbyaye ejo bundi
byaje abo ni ryari mva gusa nta nubwo nta soni wowe urashinja ibyaha kandi ibi byose ni wowe wabizanye ahubwo imikoshi n'ibibazo wagiye mari byane ibibazo nta soni ya turi kugana ku musozo rero ikintu nabwira uno mugore sibyo nagende ngehe yihanganira aho yarari nundi tutarahuriye tudahuriye umunsi nago yari kubimbwira byihore Josh cyakora cyo ngiye kugisha inama inshuti n'abavandimwe n'imiryango inama bazangira nanjye ndi mukuru nzatoranya ntago uri mukuru ibyo unkoreye aha ngaha urabona uzabyemera se ubundi iyo nama nanjye ndi mukuru nzatoranya cyakora cyo wowe udukurikiye tera komenti ungira inama kuko ndakomerewe bimereye nabi ese ari wowe wahagurutse mu rugo ukagenda ukagaruka usanga umugore wawe yarabyaranye n'undi mugabo none icyongeyeho umugabo w'umutinganyi sibyo wabifata ute ese uwo mugore wapfa kumubarira byoroshye cyangwa se wabanza njyewe nakubwiye ngo uyu munsi nta mbabazi nazanye cyakora cyo inama abantu bazangira ngiye no kujya kuri radio nshake na hehe no kuri Kiss FM na hehe ngisha inama nimara kugisha inama bazangira amagambo yose navuze n'amarana arize byose bipfuye ubu erega ntago uko waje gusaba imbabazi ntago ariko bahita baziguha ngewe ikintu nabwira abankurikiye kubyara narabyaye nabo barabizi pe ariko niba nasabye imbabazi bakazinyima ariko banyumve nabo ibi byose nabitewe n'uyu mugabo iyo umugabo ahagurutse mu rugo akagenda imyaka 7 igashira nta telefone umuhamagara telefone ari kompoze nukuri ntabwo ubuzi neza amakuru y'uwo muntu ntago yansezeye imyenda yarabifasha aragenda indi irasigara inje sanga imyenda yayijyanye urumva ibi byose byambayeho ni wowe wabinteye urumva niba umugabo mwabanaga agafata imyenda agahambira ukaza ukayibura akagenda ukwezi 2 umwaka 5 6 7 mwabantu mwe namwe haraho namwe mungira inama pe narakosheje pe icyaha kingaragara ko nabyaye ariko nabo nagari cyaha wazira si icyaha cyakwicisha cyatuma saba imbabazi akazinyima urumva ibyo ngiri byumvikanye kandi Joshua nawe yanyimye imbabazi ariko nubwo wazinyimye ibi byose ni wabiteye pe iyo aza kumpamagara kambwiye ati jewe nagiye guhaha umutwe umwe wigira inama yo gusara kamanze ngisha inama nje mu miryango nje kwa pasiteri ngisha inama pasiteri wacu ntago urusengero rwe barufunze urumva ngiye kugenda ngisha inama cyakora cyo none se niba ngusabye imbabazi uri umugabo wanjye ukazinyima pasiteri niwe uzambwira niwe uzakubwira ngo zimpe umva Joshua mureke mbace mu ijambo gatoya ibyanyu ni birebire ntago byarangira gutanga imbabazi uburenganzira bwawe si itegeko gisha inama abantu ushaka ugisha inama izo nshuti zawe ushaka umutima nama wawe n'ubundi imbabazi zagahato nta kintu ziba zimaze wowe ubwawe ni wumva umubabariye ukaba wumva ukimufitiye urukundo ukaba wumva ukimufitiye santima ibyo uvuga ngo nyashi zaragiye nubona zigomba kugaruka kubera amaso yawe niba zanagiye ugomba kumva ko zihari niba ari umugore ariko Josh umunsi hagaragaye nk'umuntu watenda cyangwa akaza kugushakisha mwaragiranye ibibazo waransize ukaba usanze unyimye imbabazi tonde bigaragare nyine tonde bigaragare bizamenyekana byagaragaye sawa ubu ngenge mwiteganya gihe reka dusoreze hano sosoro mu kiganiro cy'ubutaha